ngira ngo ibyo bavuze kuri Gitwaza urabizi. Gitwaza tumuzi nk'umuntu w'Imana twese tutanafungura imishumi y'inkweto. Buriya abantu b'Imana Gitwaza njye nkunda inyigisho ze. Uriya mugabo ari mu Imana pe kandi ndanamukunda. Hari n'igitubota mujyana mu masanduku w'ikuzimu n'ahandi hose. Nawe nubizi. Abonye abarasta niba ngari abahe ngo basabye kwigaragambya ngo kubera ko yavuze ngo niba idini rya rasta nako ngo Rastafarism ari idini rya Satani, none ngo abarasta bari gusaba akarere ka Rubavu kwigumura ngo bamagane Gitwaza. Hanyuma Nazo ni intambara mu zindi. Jewe nyiri kuri Gitwaza. Jewe hariya ndamushyigikiye. Hanyuma rero 2014 kugeza muri 2017 nahuye n'ishuri ry'urugo. Mbese ije kumucyurwa ari impamvu yambwiraga gutyo. Ava muri gereza. Ije kumucyura mu rwego rwo kumukura mu mubiri. Hanyuma rero abimbwira kuko mbere Imana ajyaga imbwira ngo izamuha agakiza. Noneho ndamubaza nese wayimbarije gucyura no gutanga agakiza ije kumuha agakiza, ntago ndi kumva neza kumucyura icyo ashatse icyo ari cyo. Arambwira ati bitewe n'ibintu bitari byiza abamo nzamucyura. Yenda buriya hari abakozi b'Imana dutanga ubuhamya. Nasenze amasengesho y'iminsi 2 njya gushaka umumama umwe ari inshuti yanjye, turasenga narambwira ati Imana irambwiye ngo ntiwabuza umwana wo kurimbuka kuko n'ubugingo ahari. Arangije ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo Imana irambwiye ngo ije gutwara umugabo ije kumucyura kuko yanje kuyumvira. Arangije arambwira ngo kandi napfa ntuzigera umuririra. Iryo jambo ni rya irongera ibisubira. Niyo yamwiyiciye rero. Yaramwiyiciye kubuza no kumuririra. Mu kwezi kwa 10 inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugera gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu, ni umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira. Nukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana ndazi neza ko utari buze guhomberwa ahubwo uri buze kungukamo byinshi bitandukanye. Ariko mbere yuko tuganira reka mbanze nkurangire icyo bise Festival Prayer Program. Na amasengesho azamara iminsi 10 ateguwe n'umukozi w'Imana witwa Dr. Ejidi Uwase, kugira ngo azafasha abantu nyine kwinjira mu mwaka mushya w'2025 barimo basenga nyine nkuko yabivuze. Na amasengesho rero azaba harimo amaprograma atandukanye, harimo kuramya no guhimbaza, harimo gushima Imana Thanksgiving, harimo no gusenga nyine bereka Imana umwaka bagiye kwinjiramo. Azajya bera kuri YouTube channel y'uyu mukozi w'Imana, nkuko yavuze ngo muzaze tubane muri aya masengesho. Azaba kuva ku itariki ya 23 kugera ku itariki ya kugeza ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere kuri YouTube channel yiwe yitwa Ejidi Uwase, aho yavuze ngo muri iyi minsi mikuru uhararire kuba mu bwisho bw'uhoraho kurushaho, kuko ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose, nkuko tubisanga muri Zaburi ya 91 umurongo wa mbere. Ntuzacikore n'aya masengesho, azajya ba ku masaha nyine atandukanye bitewe naho umuntu ari. I Kigali azajya ba ari 6:00, mu gihe muri Canada n'ahandi hatandukanye azajya ba mu masaha y'umugoroba, nkuko tuzajya tugenda tubigarukaho. Ni munyemerere rero nakire uyu mukozi w'Imana tugiye kuganira. Mama mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Muraho neza. Ni meza ni meza. Ubahaye ikaze kuyobokamana TV. Amen. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro kivuga. Hanyuma nitwa Uwantege Claudine, niyo mazina yanjye, nitwa ababyeyi banyise. Hanyuma abantu benshi banze ku izina mama w'amahanga, ari naryo umurimo w'Imana ari w'Imana yanyise nkimara kwinjira muri uyu murimo. Mfite abana 4 b'abahungu, nkagira n'abandi benshi mu buryo bw'umwuka. Hanyuma mfite ministeri bita Sinayi, hahandi abizera bajyaga bajya gusengera cyangwa se hamwe Mose ijyaga guhabwa amabwiriza n'amategeko, Imana ibabwira uko bagomba gukomeza urwo rugendo. Yego. Ngira ngo ni byiza. Mama w'amahanga ni izina ngo rituruka, ni izina Imana yakwise mama w'amahanga. Amahanga na yahe mbese ni bisobanuye?
Mama w'amahanga rero ni izina Imana yanyise ku bantu babyumva b'Abaheburayo, twebwe tuganwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu Imana yatwise, hari uwo uzasanga akakubwira ati nitwa mama w'amahanga. Kandi numva iryo zina ni izina nishimira, kandi nkunda kuvuga ngo ni izina nakunze, cyangwa se mbivuga numva mbirimo pe. Ariko yenda hari ushobora kuvuga ati se mama w'amahanga kubera iki Imana yabikwise? Imana iri kwita bitewe n'abantu izagenda iguhuza nabo bari hirya no hino, ari abari hanze, ari abari mu Rwanda, hirya no hino. Ni uko Imana yanyise mama w'amahanga. Yego. Ni mama w'amahanga rero niwe tugiye kuganira nk'uko nyine murimo mugenda mubyumva. Baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, imunyuza mu bikomeye ikabanza kumukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi. Mama w'amahanga ni ubwa mbere mwakiriye kuyoboka Mana TV, nubwo atari mushyashya kuri social media, ariko abantu bo kuyoboka Mana bo ni ubwa mbere babona dukorana ikiganiro. Mama w'amahanga rero kugira ngo Imana imuhe umuhamagaro, umugani wo kuba mama w'abantu benshi batandukanye bari hirya no hino, birumvikana yuko abariho umuhamagaro ukomeye w'Imana. Ni muntu ki, yavuye he, ibikomeye yanyuzemo ni ibihe? Ko tuzakorana ibiganiro byinshi by'ivugabutumwa kuyoboka Mana, iki ngiki reka tugira icyo kugitangira, wibwira abantu uri muntu ki, wanyuze hehe, kugira ngo abantu basobanure. Rero uburyo nahamagawemo, muri 2005 2006 Imana yajyaga imbwira ngo nzayikorera. Hanyuma ibyo ntago nabihaga agaciro cyane, yenda bitewe naho nakoraga. Ya kimwe hari umugabo umwe, hanyuma yaje kujya, ndumva ari mu Bubiligi, yitwa Safari, yasengeraga kwa Gitwaza. Ya kimwe arambwira ngo uzakizwa. Hanyuma rero buriya hari ukuntu ngiye nkagira ngo naye inzara kubyenda bitewe naho nakoraga. Hanyuma igihe kimwe ndamubwira nti ibintu by'abarokore ntabwo mbikunda. Hanyuma 2007 2008 ubwo nari maze 2008 nibwo nabaye umudamu wubatse. Hanyuma ntabwo nigeze cyane mpa agaciro ibintu yenda Imana yagendaga imbwira, ariko igihe kimwe iza kuntumaho umukozi w'Imana w'umunyacyangugu. Hanyuma arambwira ngo Imana iramutumye ngo irashaka ko nyikorera. Hanyuma ubwo nibwo navuga ngo natangiye kugenda ninjira mu gakiza nyirizina. Hanyuma rero buriya gerera ukuntu nteye ibintu ninjiyemo, ubwo mfata amaguru yose nkayaterekamo, nta kuvuga ngo kumwe kuraho ukundi kuraho. Hanyuma tubanza kubipfaho n'umutware, yenda bitewe n'inshingano yari afite n'iki, yumvaga ko abarokora ari abasazi, yumvaga ko mbese yumvaga ibintu by'abarokore ntabwo yigeze abiha agaciro cyane. Ariko nyirizina nakijijwe 2009 2010 nibwo ninjiye mu gakiza, kandi nkinjiramo numva mfite imbaraga nyinshi. Hanyuma rero umushumba wanjye yitwaga uwo bitaga Bishop Rugagi. Rugagi ambera umubyeyi pe, amba hafi niko nabivuga icyo gihe, ariko yari akiri pasiteri, yari ataraba bishop. Mwari mu gisengero za Nyabugogo na za Kimisagara. Navuga ngo uriya mugabo yambaye hafi, yambaye hafi cyane, ariko n'Imana imba hafi. Hanyuma rero 2012 ubwo ndi kwihutisha ibintu, 2012 2013 nibwo natangiye kuba navango, nibwo Imana yagiye ingira umuhanuzi. Yenda hari umuntu ujya ubitinya, ariko jewe impamvu mbivuga nuko bimbamo. Rero njya mbwira Imana ngo Mana uzankomeze, kandi uko wanshyizemo ibintu byawe uzambe hafi. Hanyuma rero icyo gihe ariko nari umukozi w'Imana utaramenyekana. 2012 2013 2014 icyo gihe twasengaga amasengesho bitaga ububyutse, ariko cyane akaba amasengesho ya ninjoro. Rero bigiye kimwe umugabo twe twarashakanye ntabwo
yabyumvaga, ntabwo yumvaga uburyo ushobora kuba wakizwa, ushobora kuba wakorera Imana. Asa naho adutaye n'abana, niko nabivuga. Mugabo yari umuntu uzwi muri uyu mujyi wa Kigali, yari enjeniyeri, yari ari muri aba bantu bari bahagarariye urugaga rw'abenjeniyeri mu karere ka Nyarugenge. Yigeze no gukorera hariya kwa Ndamage, si ngombwa kugira ngo muvuge amazina. Hanyuma rero icyo gihe muri 2010, urumva icyo gihe tubana nta mafaranga menshi yari afite, ariko 2012 muri icyo gihe yari afite ikintu cyitwaga amafaranga. Ntazagira umuntu kubeshya ngo abarokore bose bajya mu rusengero ngo bagiye gushaka ibyo kurya. Njye nagiye nshaka agakiza, jowe singiye kukubeshya. Njye n'ubu kandi nuwumve ngo yenda Imana yaranzamuye, ingirira icyizere yenda cyo guhagarara imbere y'amateraniro y'abantu benshi. Burya iyo yamaze kukugira umushumba, ubu hari izindi ntera warazamutse. Ariko buri gihe cyose numva mbwira Imana ngo Mana mbwirize bariya abantu nanjye nibwiriza, kuko abashumba benshi hari igihe avuga ngo jyewe ngo narakijijwe byararangiye. Hari n'usanga gukora ibyaha hari ibintu bisanzwe, hari n'ubwira uti kiriya kintu wakiretse agahita akubwira ngo riga ngo jye ngo ni pasiteri nta kibazo, cyangwa akanakwereka uburyo atari n'icyaha. Hanyuma rero jyewe buri munsi muranyibwira ngo Mana nshoboze umpa imbaraga kandi ngizwe buri munsi. Hanyuma rero 2014 kugeza muri 2017 nahuye n'ishuri ry'urugo. Urumva umugabo ufite amafaranga akora k'umutima we umuyobora. Hanyuma rero yari umuntu ufite amafaranga, yakundaga gutega indege. Mu gihe cy'ukwezi atabaga ari Dubai, yabaga ari mu Bushinwa, ubundi akaba yagiye muri Kenya mu buryo butandukanye. Yenda aho ngaho ntabwo ndi bubitindeho cyane. Nsubiye inyuma gatoya, yari yarigeze ashaka undi mugore baratandukana. Bamaze hanyuma rero ariko uwo mugore bari barashakanye, twari tuziranye. Ntabwo mvuga ngo ntabwo twari tuziranye, ariko mbere jyewe ubundi hari ukuntu mushakana musa naho muziranye. Aza kunsaba ko, urumva jyewe yashakaga ko tubana, ariko jyewe numvaga ko ntazashaka umugabo ufite urundi rugo. Na mbere ntaranakizwa sinigeze nkunda umugabo ufite urugo jowe, singiye kukubeshya. Yenda hari abantu bakunda umugabo ufite amafaranga, ariko jye ntago umugabo twashakanye namushatse mukurikiye amafaranga, jye nari mfite yanjye. 2006 kigiye, urumva nakoraga ahantu heza, yenda ntashobora kuvuga bitewe n'impamvu, kereka yenda ku bantu banze. Ariko nari mfite amafaranga, ntago nari wa mukobwa uzi gutega ibiganza. Yenda uvuga ngo uriya muntu namushatse oya. Yenda namushatse kubw'impamvu yenda n'imiryango n'iki, ariko ntabwo nigeze mushaka mvuge ngo uriya muntu mukurikiranyeho amafaranga. Aho ngiye kubivugana aba ngiye kubeshya. Hanyuma rero tuza kubana, tubyarana abana 3. Ariko hagati aho ngaho biba intambara ndende, yenda bitewe n'impamvu runaka, yenda ku buhamya burambuye hari igihe tuzabutanga. Urumva byabaye urugamba rurerure, kubera ibintu byo gusenga. Ntago yabyumvaga, ariko wadasenga. Hanyuma rero igihe kimwe Imana irambwira ngo hari ibintu ntazakomeza kureka mu rugo iwawe. Urumva ukuntu Imana yambwiye, irambwira ngo nzagenderera urugo rwawe. Irambwira ngo umugabo nadahinduka yewe nzamusura. Hanyuma bikomeza kuba intambara. Igihe kimwe ndibuka yaje gufungwa, afungwana n'abantu bitwaga ba gitifu. Urumva yakoreye, niwe wakoreye RDB, iriya parikingi ya RDB, niwe wakoze parikingi ya Beneri. Hanyuma ni nabo bakoraga iriya mihanda y'ibyumba, hari imbere y'isoko, niwe wahakoraga. Hanyuma igihe kimwe baza kubafunga, hari harimo dafu, hari harimo meya w'akarere ka Gicumbi, babafunze ari abantu 5, bafungirwa Kicukiro. Hanyuma ibyo bintu byaciye no kuri za TV1 n'iki. Hanyuma rero igihe kimwe we bamufunga nka rwiyemezamirimo utarigeze yubahiriza amabwiriza ya leta. Bavuga ko ashobora kuba nawe ari mu bantu bariye amafaranga ya leta.
hanyuma rero igihe kimwe bijya kuba rero nk'umuntu usenga ntabwo nari kubiyoberwa, Imana yari yarampaye amakuru. Umva ijyaga imbwira ati nzamusura natumva hari ahandi nzamunyuza. Ubwo rero igihe kimwe yarafunzwe koko 2016 mu kwezi kwa 4 ndabyibuka. Babafunze mu kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 12 nuvuga ngo umwaka bawurangirije muri Mabuso barafunzwe babajyana na Mageragere. Ariko ndabyibuka gusubiye inyuma gatoya, ntabwo nari wa muntu uzi kwifuza ku mugabo ngo yenda ngo ndamubwira ngo ngurira igitenge cyangwa ugende gutya. Igitenge jye nakibonaga nabyaye. Urumva urwego nari ndimo? Ibyo mbwira ni ibiki? Ishuri urarizi. Hanyuma rero 2016 2017 2018 Imana irambwira ngo manukiye mu rugo iwawe kandi icyo nje gukora nige nkizi. Ndayibaza ntuzanywa n'amahoro. Ndayibaza ntuzanywa n'amahoro. Muhanuzi umwe ntazigera nibagirwa araza arambwira ati umugabo wa Imana igiye kumucyura. Urumva yabimbwiye ibintu mbese ije kumucyura, rwari impamvu yambwiraga gutyo. Ava muri gereza ije kumucyura mu rwego rwo kumukura mu mubiri. Hanyuma rero abimbwira kuko mbere Imana ijyaga imbwira ngo izamuha agakiza. Noneho ndamubaza nese wayimbarije gucyura no gutanga agakiza ije kumuha agakiza? Ntago ndi kumva neza kumucyura icyo ashatse icyo ari cyo. Arambwira ati bitewe n'ibintu bitari byiza abamo nzamucyura. Yenda buriya hari abakozi b'Imana dutanga ubuhamya, ariko igihe cyo gutanga ubuhamya burambuye n'ikigera nzabutanga. Yenda kubw'impamvu z'umutekano wanjye kuko ndi umuntu uzwi n'abantu benshi joye. Urumva rero hari ibintu twirinda kuvuga cyane iyo winjiye mu buhamya nyirizina, kwanga gukomeretsa abana. Numva dufitanye abana bakuru, kwanga ibintu byakwinjira mu miryango yaho nashatse ni ibintu babisaba kwitonda. Ariko impamvu yamucyuye ni Imana yari ibisi uburyo mucyuye. Hanyuma rero ibimbwira icyo gihe yatangiye kuba integuza 2014 2015 kwa nkajya mvuga ntiburiza mu hagakiza. 2016 yamaze kwinjira muri gereza, tuba twinjiye muri 2017. Hanyuma nge Imana iranyisangira, ntabwo yaciye mu muhanuzi. Irambwira ngo kubera ko umugabo yanze kunyumvira ngiye kumukora mu mubiri. Rangije arambwira ngo kandi ntuzigere umuririra. Ubwa mbere ari ijambo rikomeye. Ubwo rero yumva icyo gihe yabimbwiye mu kwezi kwa 3, mu kwezi kwa 4 nibwo bavuye muri gereza. Mu kwezi kwa 5 ararwara araremba, arwara igituntu. Mu kwezi kwa 5 kurangira nibwo 2017 nibwo yagiye mu bitaro. Twabaye mu bitaro 2012 mu kwezi kwa 5 kwa 6 no kwa 7. Ndabyibuka ari umumama umwe wansuye CHK n'umupastoro yari afite itorero mu nce za Gatsata, aransura akorera i Kanombe. Ubu ngubu ni umudokiteri, ni inshuti yanjye. Yenda nawe si ngombwa kugira ngo muvuge amazina, ariko yaransuye arambwira ati Imana yambujije amahoro ngo nze nkurebe. Araza icyo gihe ahageze, icyo gihe twari turi mu bitaro, araza asanga urumva umuntu wari ugeze muri tape kugira ngo yambare pampa ari umugabo, byari bikaze, byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye. Ndabyibuka mu kwezi kwa icyo gihe aramubwira, ndibuka amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo hari ibintu byinshi wagiye uhisha uno mugore kandi uramusuzugura, ntiwigeze uha agaciro nk'umugore. Amubwira amagambo akomeye. Arangije aramubwira ngo gukira biri mu biganza by'uyu mugore no gupfa biri mu biganza by'uyu mugore. Kabiri cyambere nuko umubwiza ukuri akagusengera. Ndabyibuka yabivuganye umubabaro, abivugana agahinda. Aravuga ngo nimba habaho gukoropa urusengero, ubwo twari tumazemo amezi 3, nimba habamo aravuga ngo nimba habamo gukoropa urusengero nzarukoropa. Urumva uko yavuze? Aramubwira ngo ibyo ntibihagije, ugomba kwatura. Hari ibyo yamwatuje, ntavugiye kuri kamera, amubwira ibintu byinshi bitandukanye, ariko jye nari sanzwe nzi. Uri abagore tugira amabanga, hari ibintu ubona ugaceceka, ukabwira Yesu uti Yesu ndwanirira, ni wowe uzi ibyo ndwana nabyo. Kuba buri muntu wese nazagira umuntu ukubeshya, agira ibyo arwana nabyo. Hanyuma rero icyo gihe
muri bibiri icyo gihe mu kwezi kwa karindwi kurangira, ndabyibuka nibwo yatangiye kugenda yoroherwa, agenda yoroherwa. Hanyuma ndabyibuka muri icyo gitondo namufashe amaboko, hari kuwa gatatu, mufata amaboko ndamusengera. Ariko icyo gihe CHK yari yarahagaritse kuduha imiti. Uriya ntazagira umuntu ukubeshya, hari igihe abaganga bakuragira bakakubwira ngo umuntu azakira kandi atazakira. Hanyuma mufata amaboko ndamusengera, maze kumusengera ndamubwira nti Imana irambwiye ngo higa umuhigo uhiga niwe Imana izakoreramo. Ariko wareba ugasanga nagiye hariya ahantu naho kwiga. Buri Imana itujyana kwa muganga tugiye kwiga. Ye baba we, nabonye abarwayi, nabonye abamanutse amaguru, nabonye indembe, mbese nabonye yenda hari n'ibindi ntavuze, n'ibintu nabonye ni byinshi, narize pe. Hanyuma rero urumva amezi 3 rwaje umuntu, ntabwo byari byoroshye. Hanyuma rero uwo munsi ari nawe yaturaga icyo kintu, Jowe ntabwo narinzi ko yakwikura mu pamba, ntabwo narinzi yuko yakwivana ku buriri akagenda akikarabye. Icyo gihe hari umuti twaguraga buri cyumweru wari uduhagaze 25. Icyo gihe najya kumushakira umuti, nsanga yikarabije, yikuye muri dushe, nsanga papa yikuyemo, aranambwira ngo ntazongera kuyambara. Urumva ukuntu Imana iteye ubwoba. Hanyuma icyo gihe haje umukozi w'Imana umwe twasenganaga kwa Rugagi aramusengera. Hanyuma icyo gihe Imana narayibonye CHK igenda n'amaguru, arambwira ati ndashaka kuntekera, ndamutekera. Ubwo urumva nasabye, nahamagaye umwana mu rugo, bazana ibyo kurya, yansabye ibyo kurya bitetse. Ubundi yari atunzwe n'amaji, niyo cyangwa se ibintu by'imbuto nibyo yaryaga. Hanyuma ndamusengera, yatangiye kugenda. Hari kuwa gatatu, umunsi wo kuwa kane ndabyibuka, numva Imana irambwiye ngo ejo mu kwa gatanu muzataha. Bwira Imana nese ubu tuzataha gute? Ni umuntu watangiye kugenda, ejo tuzataha. Irambwira ngo umunsi w'ejo ntabwo muzarara muhana. Twari turi mu gukabakaba mu kwezi kwa 8. Hanyuma hari umugabo bakoranaga akazi kamwe nawe ari rwiyemezamirimo, arampamagara arambaza ati ese umutware wameze gute? Ndamubwira ntibiri kuza. Hanyuma igitondo cyo kuwa gatanu nyine nibwo twasezeye, ariko dusezera ubona atari kubyakira. Aravuga ati ese baratwemerera gutaha? Urumva kugira ngo hariya uvanga ufashe imbaraga uragiye, ntabwo babyoroshye. Ubwo rero baradusezera, ndabyibuka tuvamo hari kuwa gatanu. Hanyuma tumaze kugera mu rugo, icyo gihe ntabwo twahise tujya mu rugo, twahise, yari afite urugo hano ku Mumena, ariko usubiye inyuma gato hano muri ibi bice byahara hirya. Hanyuma habaga abana be bakuru, ahantu nabaga hari akantu kameze nk'agacuramye, ntabwo yari gushobora kukamanuka bitewe n'ikibazo yari afite mu mavi. Hanyuma abana baransaba bati rero turashaka yuko uza mu rugo. Ndababwira ni hoya, Imana yari imaze kumbwira ngo stop, wemereye kujya mu rugo rwa mukeba wawe, ufite iwawe. Urumva ukuntu Imana yambwiye. Rero Imana nayo igiduha ubwenge. Urumva mukeba wanjye yari yarashatse undi mugabo, yaramaze imyaka nk'6 yarashatse. Nuko hanyuma rero ndabyibuka mu kwezi kwa 8 aragenda azana imbaraga, aragenda azana agarura ubuzima, agarura ubuyanja. Mu kwezi kwa 9 kurangira, ndamubwira nuribuka umuhigo waheze? Ntabwo uzi ko wabwiye Imana ko uzayikorera? Ntiwavuze ngo niho abantu no gukoropa urusengero uzarukoropa? Urumva namubaje, yarambwiye ngo nakira azakoropa n'urusengero. Jowe ntabyo yigeze akora, sinkubeshye, bitewe umugongo. Baravuze ati singiye gusara nk'abarokore, ngira ngo wenda niko yatekereje. Ndabyibuka nagiye kureba umushumba, icyo gihe hari kuwa gatanu ari kwakira abantu, turaganira. Rugagi yari afite ikintu cyo gukomeza abantu, hanyuma arankomeza, ntabwo nzabyibagirwa. Akora mu ikofi, amafaranga amadolari 100. Nge buriya mvugisha ukuri, naho yaza kurikirana kino kiganiro, arambwira ati amafaranga ngo haye nkuremeye ubuzima. Urumva ko yambwiye atutangire kwitoza nk'umuntu uri wenyine.
iryo jambo yararimbwe uriya mugabo n'umuhanuzi arambwira ati kandi usenga amasengesho bita ubusobanuro Imana izakwisangira idaciye mu bahanuzi. Ubwo abimbwira ukwa 9 ko ariko rikurangira ukwezi kwa 10 nyiyinjiramo nasenze amasengesho y'iminsi 2 njya gushaka umumama umwe ari inshuti yanjye turasenga narambwira ati Imana irambwiye ngo ntiwabuza umwana wo kurimbuka kuko n'ubugingo ahari. Arangije ambwira ijambo rikomeye arambwira ngo Imana irambwiye ngo ije gutwara umugabo waje kumucyura kuko yanje kuyumvira. Arangije arambwira ngo kandi napfa ntuzigera umuririra. Iryo jambo ni ryabo irongera ibisubira niyo yamwiyiciye rero yaramwiyiciye kubuza no kumuririra. Mu kwezi kwa 10 kugushira nibwo umugabo yagiye mu bitaro. Jewe bamujyanye Faisal bamuburamo uburwayi bamujyanye Kanombe bamuburamo uburwayi. Umukobwa we wabaga hanze atangira gushakisha ibyangombwa byo kugira ngo abajye kumuvurira mu Buhinde. Ubwo twendaga kwikubita mu kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 12 ndamubwira ndetse n'ikindi Imana yambwiye kutazakira. Sinavuze ko abarokore mwarindanye niko yasubije. Ndamubwira ntago uzakira. Imana narakubwiye ngo utere intambwe injire mu nzu y'Imana urananira. Rero buriya aho ngaho nyiraho buriya abagore tugira ibintu byinshi mu ngo zacu yenda ubutapfa kuvuga ngo ubwira abantu ariko ndagira ngo nkubwire ngo burya urugo rubika ibintu byinshi. Byaje kurangira rero muri uko kwezi aragenda ararwara araremba hanyuma arambwira ati ndumva umubiri uri kuncika ndashaka kuzana abana bagahura n'abakuru bakamenyana. Ubwo urumva yarari nko kudusezera uko nyine ndagenda nzana abana bagiwe hanyuma ndabyibuka ukwezi kwa mbere Imana irambwira ngo umugabo we ntabwo arangiza ukwezi kwa mbere utangire kumufata nk'utagihari kandi ndi Imana izagutunga kandi izakwigishiriza abana. Jowe nabonye Imana yigisha abana batagira papa wabo, nabonye Imana yishyura minerivare, nabonye Imana ikwishyurira inzu nta wundi muntu irebaho, nabonye Imana ishobora kugushyigikira. Ibi bintu bavuga ngo Imana ngo twabuze ubwenge twagize gute ariko nge nabonye Imana nta kandi kazi mfite ari gukora umurimo wayo. Mu kwezi kwa 2 ku itariki 2 yapfuye ari kuwa 6 mu gitondo apfa tumaze kuvugana arambwira ngo uzandirira abana. Afata umwana wanjye mukuru umuhungu amufata mu kiganza aramubwira ngo uzaba umugabo ngo kandi ibintu nakoraga nawe uzabikora. Ubwo urumva yari engineer kuko n'umwana iyo mubajije ngo suziga iki arakubwira ati jewe nzaba rwemeza mirimo kandi nabivuganye na papa. Ubwo rero yapfuye kuri izo tariki akimara gupfa umukobwa we ukurikirana n'umukuru niwe wamamagaye arambwira ngo papa birarangiye. Ariko hagati aho nkiri aho ngaho yenda mutaza kubyibazaho tukiri aho ngaho Imana ngiye yari yarambujije. Urumva Imana yikubwiye ngo yageze yimukuraho amaboko irambwira ngo ikintu wemerewe kujyayo uzajyayo ugiye gushyingura. Uvuga n'Imana iteye ubwoba yaguye ku mugore we kuri uwo mugore mukuru ariko ntiyahabaga abana babakuru. Urumva najyagayo tukavugana hanyuma habura igihe gitoya kugira ngo atahe yarambwiye ngo umubiri uri kuncika ngo kandi uzakomeze kuba intwari. Ndumva ariyo magambo twaganiriye. Urumva icyo gihe yaratakicara nanone bamutwara mu kagari. Urumva stade yarasubiyemo. Imana irangije irambwira ngo ubu ngubu nubwo byagenda bite ninjye mwifitiye mu kiganza. Joe yapfuye itariki 2 z'ukwezi kwa 2 2018 ntabwo nzabyibagirwa. Yapfuye ari mu gitondo ariko ajya gutaha Imana inyereka uko bizagenda. Urumva byose ngewe nari mbifitiye amakuru. Hanyuma muri icyo gitondo cyo kwa 6 ninjye muntu wa mbere wahahingukiye. Abana bakimara kubimbwira nagiyeyo. Ngezeyo urumva n'abana gusa bari bahari n'umugabo wacu ari we murumuna we. Mageze rero ngewe ndabyibuka abana barambwira bati jya gutegura papa urabizi ko uyu muntu amaze gupfa bamujyana muri moruge. Hanyuma ahantu babaga hano kumumena ntabwo ariho bari bagituye. Imana uzi ubwenge yateje ikibazo ajya gutura ahantu bitarwa butabura hari hepfo ahantu bajya bita hafi y'umusigiti niho namusanze. Noneho uwo muntu baberaga mu mazu ndabyibuka sinzabyibagirwa
yarambaje ngo kubera iki umugabo wawe yarwaye bene kariya kageni ugafata n'abana ukabamuha abana bakabafata nabi. Ndamubwira ntabwo ari njyewe, hari impamvu byabayeho kuriya. None ndamubwira ni rero njyewe ntabwo nemerewe kumwegera, mfasha nk'umuganga ko nari maze kumenya ko ari umuganga. Hanyuma buri Imana igitegura umuntu mu gihe cya nyabyo. Mubwira uko ibintu bimeze, ndamubwira ni njyewe sinshaka kumwegera kubw'impamvu zanjye bwite. Aranyemerera, uwo mubyeyi ajyana imiti, ajyana buri hari imiti batera abantu bapfuye, yari afite n'itaburiya, aragenda aramutunganya mbaramaga. Arangije arambwira ati sabwa apfuye aruhuye, atapfuye afite ibiro bike cyane. Ndabwira ni kuri Imana yabishatse. Ubwo twahise tumujyana Kacyiru kubera ko sehashika abantu bari buzuye. Hanyuma amaze gutaha, urumva habayeho kwisuganya kw'imiryango. Urumva yapfuye ari kwa gatandatu, twamushyinguye ari kwa kabiri. Urumva twagombaga gukora imihango ikarangira. Ariko ubwo hagati aho ngaho mu ishyingurwa rye, mu bintu nabonye mu ishyingurwa rye, Imana yari yambwiye ngo haraza kuba akavuyo. Ibyo byose narakabonye. Reka nkubwire, Imana itakurengeje we nta kimwana w'umuntu yagufasha. Hanyuma urumva amaze gupfa n'imitungo twari dufite, Imana ititaye ko yari afite n'undi mugore mukuru, ibintu bye byose byaratejwe. Kuko Imana yajyaga imbwira ngo ibintu bye bizatezwa. Cyamunara, amamodoka, amazu, kandi dufite amazu ku Ruyenzi, yari afite amazu Kicukiro, yari afite amazu ahantu bitari za 19, afite n'amashyamba. Jowe habe n'ikitwa abana be bakuru. Ndibuka Imana irambwira ngo n'abana be bazatatana. Umwana umwe w'umukobwa ukurikira umukuru ari muri Canada, umukurikira w'imfura ari ahantu bita mu gihugu cy'Abarabu bita Turikiya, undi ari Bugande. Bivuga ngo mu Rwanda hasigaye umwe. Imana irambwira ngo hari igihe kizagera nkora agashya mu bantu. Ubwo rero ako ngako niko ndindiriye. Narishatse kukubwira iki rero? Narishatse kukubwira ngo umugambi w'Imana. Yari arimo ideni rya banki? Yapfuye arimo amadeni. Njyewe yari yarabimbwiye. Yari arimo amafaranga menshi agera hafi kuri za miliyoni 40. Urumva tapi icyo gihe 2018. Yapfuye 2018, babiteje mu kwezi kwa 4. Ibindi babiteza mu kwezi kwa 6. Ibya nyuma niho babiteje. Ubwo urumva rero je wenda bitewe nuko Imana yambwiye ati bira bintu ntuzigera ubikurikirana, usibye nanjye n'umukuru ntabyo yakurikiranye. Nuko barabiteza birarangira, abantu urumva yabasize mu bukode. Ariko ndashimira Imana yankomeje kampa imbaraga kugeza izi saha, kandi nkayishimira kuko yampaye imbaraga. Urumva yenda bura ntabwo tuvuga ibintu tugenda duhurira nabyo mu gikombe. Mu gikombe duhahurira n'ibintu byinshi bya bene data badutera ibisongo. Ariko ndashimira Imana aho ahigejeje ikora, kuko ubu ngubu numva afite imbaraga kandi no gukorera Imana nkaba birimbanije. Ngo ubwo ubuzima naciyemo, ngo urwo rugendo nanyuzemo, naciye muri ubwo buzima, Imana ibana nanjye, Imana ingirira neza. Kandi ikindi sinigeze ntukisha izina ry'Imana, numva akomeje gukorera Imana. Urumva umwana iyo arwaye mbibwira Imana. Buriya reka nkubwire, niyo baba bajya bavuga Imana ni se w'imfubyi ikaba umugabo w'apfakazi. Nta nubwo ari umugabo gusa, ni umufasha ubafasha muri byose. Kubera ko hari ibintu Imana ikora abagabo burya mudashoboye gukora. Joye buriya ntitukiyemere, tuyemerere tuyibwire ngo Mana hari ibintu twebwe abantu tudashoboye ahubwo wowe ushoboye. Urumva rero nakomeje kuba iruhande rwayo. Nubwo buryo nguko ko yatashye, nguko abana yansigiye ndabareze, kandi nukuri pe bageze mu kigero cyiza. Ndashimira Imana rero ikomeje kunshoboza kandi ikomeje kumpa imbaraga, kandi n'ubu nkaba numva nkomeje gukorera Imana. Yego bakunze Iyobokamana TV, ngira ngo murumva ko ni Imana nyine igira neza kandi ikora uko ishatse. Hano haba harimo isomo rikomeye cyane. Muntu ukwiye kumvira Imana, wanahiga ugahigura umuhigo w'Imana, kuko hari Imana nanjye wanga Imana yica, hari Imana ikiza, Imana itanga imigisha, ariko hari n'Imana nyiri ishobora guhana cyangwa ni amasomo akomeye. Ngira ngo ubuhamya mwabwiyumviye. Hari ikintu wageze ukomozaho nshaka kugarukaho gato.
hari umukozi w'Imana wavuze aho wasengeraga waguhaye amadolari 100 aguhesha umugisha, nyamara kandi ni umuntu bakunze kuvugaho ibintu bitandukanye, gukorana n'imbaraga ngo z'imyuka mibi, ngo uburyo yitwazaga abakene kugira ngo abone amafaranga, shyira ubukene bwawe hano, n'utundi bagiye bakata mu mavideo maremare bigateza bombori, ahandi bakavuga ati atangaho abantu ibintu byinshi bitandukanye, nyine bya bindi bavuga ku bakozi b'Imana. Ubundi kuri wowe Bishop Rugagi Innocent cyangwa Dr Bishop Rugagi Innocent ni muntu ki kuri wowe, umuzi wahasengeye, wahabaye, ufite ibyo byinshi umuziho nk'uko wagiye ubikomozaho mu buhamya bwawe? Yenda umuntu aba afite ukwaza umuntu. Uriya mugabo yarambatije, urumva ni umubyeyi wanjye mu buryo bw'umwuka. Yenda ubu ntiduherukana kuko nyuma itorero rimaze gufungwa njye nta madini nigeze niyakiriza mujowe. Iki kintu Imana yarakimbujije kuko papa w'abana amaze kwitaba Imana natangije ivugabutumwa muri Kampala. Ntangiza ivugabutumwa icyo gihe rigari pe. Hanyuma Rugagi rero ngewe ntabwo bintu byinshi mfite byo kumuvugaho, ariko nkumuzi nk'umuntu wafashaga abantu, muzi nk'umuntu wafashaga abantu. Yenda ibyo bavuga ngo akoreshwa n'izindi mbaraga njye ntago mbizi, kubera yuko nanjye mama w'amahanga bakakanya yenda hari abantu bantera amabuye. Ngubeshye se abakozi b'Imana baradusenya, iyo umaze kuzamuka barakuvuga pe. Rero na kera kabayeho bakavuga abakozi b'Imana. Jewe nta mukozi w'Imana njya mvugaho kubera Imana niyo izi bari y'abagabo. Gusa ikintu muziho muzi nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu w'Imana twahungiragaho tukamubwira yenda ibitugoye, usibye ko yenda nta nshuro nyinshi rye nigeze nsanga umushumba wanjye. Ibyo mbikubwira ndabikubwira ntinya Imana. Twebwe uriya mugabo ikintu twamwigiyeho Joel Rugagi mwasenganye, ubusenganye nk'umusirikare wuzuye, ntiyatuma gusinzira, mugasengana pe mugakesha. Twamwigiyeho ikintu cyo gusenga, twamwigiyeho ikintu cyo kwizera, twamwigiyeho ikintu cyo gusoma ijambo ry'Imana. Icyo kintu nicyo kintu cy'umwitero namukuyeho. Ariko ibyo kuvuga ngo yenda ngo abantu jewe buriya oya, ntago njye najya kuvuga umukozi w'Imana. Aprisi none umuntu nkuriya uba warabashije kugufata mu biganza ukuzura umwuka wera, uba ugomba kumwubaha. Duherukana uriya mugabo duherukana 2017 niba ntibeshya, hagati ya 2014 na 2016, kuko jewe itorero ryacu rijya gufungwa Imana yarabimbwiye. Mbibwira abantu ndabwira itorero ryacu rigiye gufungwa, kandi mbonye mutatana urabona Ridimudi yari yarahitinze, ariko abanyamwuka yaradusangaga ikabitubwira. Hanyuma rero nyuma y'ibyo bindi ntabwo umushumbanyi twongeye kubonana, ariko ku buryo ntajya hariya ngo ndamuvuga jewe buriya ntabwo njya, usibye nawe n'undi muntu wasutsweho amavuta ndamwubaha. Kubera iki? Nasanze bariya bagabo ari abagabo Imana ibifite uburyo ibanye nabo. Buri Imana niyihangara umuntu yashyizeho amavuta, kandi numva neza bayakoreshwa n'izindi mbaraga nk'uko babivuga. Ntabwo Imana yajyaga itubwira ko izamugarura mu Rwanda, kandi pe abasha gufasha abantu. Nubwo jewe yenda tutabonana, ariko hari ababasha gufasha. Cyageragiye muri Canada Imana yababwiraga ko kazagaruka mu Rwanda. Twebwe twari tubizi. Abanyamwuka buriya Imana irabasanga ikababwira ibintu byinshi bitandukanye, ariko ku buryo ntahagarara hariya ngo njye gusenya umuntu ngo byameze uko. Buriya Joel reka nkubwire, buri muntu wese baramuvuga. Niyo mpamvu nirinda kugira ijambo niri na rimwe kuba navuga umuntu. Ngira ngo ibyo bavuze kuri Gitwaza urabizi. Gitwaza tumuzi nk'umuntu w'Imana twese tutanafungura imishumi y'inkweto. Buriya abantu b'Imana Gitwaza njye nkunda inyigisho ze. Uriya mugabo ari mu Imana pe, kandi ndanamukunda. Hari n'igitubota mujyana mu masanduku w'ikuzimu n'ahandi hose. Nawe nubizi. Abonye abarasta niba ngari abahe ngo basabye kwigaragambya ngo kubera ko yavuze ngo niba idini rya rasta nako ngo Rastafarism ari idini rya Satani, none ngo abarasta bari gusaba akarere ka Rubavu kwigumura ngo bamagane Gitwaza. Hanyuma nazo ni intambara muzindi. Jewe nyiri kuri Gitwaza, Gitwaza yigishije inyigisho zifasha ku kintu cy'abarasta, yigisha ku kintu cy'abantu bambara amapantaro bagiye
ku gatote ngewe hariya ndamushyigikiye. nicyo wangiye kukubaza ubundi warabikurikiranye yavuze yuko abantu bagiye kubwiriza ku gatuti abaririmbyi abagore cyangwa abakobwa badakwiye kugenda bambaye ubupantaro bwabatunaritse cyangwa ngo bagende abahungu biyambitse amaherena bigize abarasta nyine n'ibiki byose avuga yuko ibyo bintu ari guhindanya uruhimbi rw'Imana nkawe nka mama pasiteri tutitaye kuri abo barasta bari kumwataka wabyakiriye yewe uriya mugabo azakomera mba ariko mbivuga usibye ko Imana yamaze kumuha umugisha. Uriya mugabo arimo umwuka w'Imana. Hanyuma yewe ikintu mvuga kuri uriya mugabo yavuze ijambo rinkora ku mutima kubera ko aheraho Imana. Abantu bahageze nko muri saro agatuta abantu benshi bakajyaho banyweye inzoga. Kabiri hari abantu bakajyaho banyweye n'ibiyobyabwenge. Gatatu tugira n'abantu b'abatinganyi bakajyaho sibye ko abatinganyi bahawe intebe ariko imbere y'Imana nta ntebe mpabona sibyo ngo kubera ko nibo binjiza iki amafaranga. Rero Joel nawe urabizi uri umukozi w'Imana utirumbaza ibintu byinshi kujya ku gatuti wambaye ipantaro wapi ngo ugiye kuririmbira Imana. Hari amajipo meza y'abantu bambara bakikwiza agera hasi amaherena yenda jewe nayakunda amaherena cyakora ndi umusirimu Shanete yo nayambara ariko Tanzania bya Shanete ibi byantuza ariko Shanete yo nayambara ibintu birebana n'amaherena wapi si ibyanjye. Hanyuma rero ibintu byo kwambara ibintu nabyo tubishyigikiye biriya bintu n'iby'abastari nyine bariya bashyigikira ka Barack Dube n'abari abastari bo hanze sibyo kandi biriya bintu bifite ikintu bisobanura kubera ikigirwamana kiwabo siko bimeze. Hanyuma rero oya aho si matinda nuko ari ubimbajije buriya umurasta agomba ubone utinywa kwataka kubera ukuri wavuze ngewe kuko twataka se niba twataka buri munsi ahubwo ngewe kereka navuze bibi imbere y'Imana. Ntabwo ngewe umurasta n'umurasta ku giti cye ariko umurasta mu nzu y'Imana wapi. Ibintu byo kwambara amadeshi n'abahungu banjye njya mbibabwira mfite umuhungu mutoya ukurikirana n'ifurati mera araturangiza nasanga twambaye amadeshi nyine ibi bintu bambara nabi wanjye usanga mbibabuza kandi pesi nkubeshye mfite abana b'abahanuzi icyo cy'Imana ndagishimira yampaye abana bakijijwe. Ariko ibyo kuvuga ngo ibi bintu bituma turera abana nabi Jowe iyo umubyeyi iyo udakebuye mu nzu y'Imana niwawe uba udashobora gukebura sibyo kubera ko Imana apana kuvuga ngo turabashumba yatugize abarezi mu nzu yayo sibyo kuyireberera turi nk'abambasaderi ukaba yandi wabwira umuntu uti iki kintu ukoze ntabwo ari cyiza sibyo kuba wakebura umuntu. Rero nibazantera amabuye kubera ko mvuze icyo kintu nta n'uwo mbujije kubyambara ariko mu nzu y'Imana please ni mu nzu y'Imana ntago bikwiriye ko umuntu akwiriye kwambara usibye n'iyo pantaro n'ayo marasta nta muntu wemberewe kujya ku ruhimbi yambaye na mini burya cyangwa ugasanga umukobwa yambaye akantu kamuhambiriye amabuno. Hakaba hari n'uwo uganiriza jya twaganira nambwe ati mama niwe wabimbwiye ababyeyi ntibazantera amabuye aho ngaho nabizi iyo tuvuze ibintu birebana ubundi akantu mu nzu y'Imana inzu y'Imana Imana ahantu mu cyicaro cy'Imana ni ahantu uba ugomba kuba. Ngewe ariko buriya nari nzi ko nigeze ku gatutu utihannye wahagwa ndi kukubwira ibyo twatojwe kuko buriya mu bubyutse twagiraga kwa Rugagi tugitangira mu nce za Nyabugogo Imana yatubwiraga ibintu mu gitondo ndakubwiza ukuri bikageza ku mugoroba byasohoye. Rero abantu ntago bagitinya mu nzu y'Imana ndi kukubwira ibyo twebwe twatojwe. Rero nyamuneka ntabwo abakozi b'Imana mbateye amabuye ahubwo kigikiye ikintu Gitwaza yavuze. Ahubwo se tuvuga ku cyo Gitwaza yavuze hari abantu nabonye muri comment bamutera amabuye bavuga ati reka ati ibyo bintu nawe ati yakabije ati Imana yireba mu mutima ati dini ryiza n'ubundi riba mu mutima atari amazu yubatswe n'abana b'abantu siryo torero tiriya rwose ati no gukabya koko niko nawe ubibona. Urusengero rwa mbere ni umutima noneho umubiri Bibiliya iravuga ngo turi insenge ari insengero z'umwuka wera cyangwa se insengero z'Imana. Ubundi aha mu nzu tudufashe nk'ahangaha iwawe tukavuga ngo tugiye kuhakorera umurimo twavuga ngo aha kwa Joel tugiye kuhakorera umurimo
ntabwo tureba Joel oya. Noneho rero mbere yuko twinjira iwawe nuko tubanza gutunganya imbere, siko bimeze. Hanyuma rero inyuma ku mubiri ariho bariya abasitari bavuga, bambabarire rwose ntazagire unyiterera amabuye, ariko bibuke ko kandi nabo barasenga pe, ariko nanone ntago biriya bintu by'amadeshiri ababyemewe rwose. Tujye tuvugisha ukuri, ambara wikwize, kandi wambara wikwize imbere mu mutima, ariko wikuze n'inyuma ku mubiri. Kanasesekara ku munwa, ubonetse wakwambara ubusa ku mubiri, ubwo mu mutima ukaba wambaye. Ntibikunda rwose. Gitwaza ndagushyigikiye, mushumba wacu dukuriye, mubyeyi wacu, intumwa y'Imana, Imana yihamagariye. Uriya mugabo twese niyo yavuze turarambarara ku birenge, ariko nzamushaka gihe tuzabonana ndabizi. Ngira ngo ni ibintu rero byumvikana cyane. Ni mama Pasiteri, mama w'amahanga. Turimo rero tugana ku musozo. Hari icyo tugira mu Iyobokamana TV ku muntu wese tuganira, cyitwa ijambo ry'ubuzima. Ijambo ry'ubuzima, hari abantu bari kureba kino kiganiro bababaye, bihebye, biganyiriye, bavuga bati Imana yaratwibagiwe, barwaje, bari mu bibazo bigiye bitandukanye. Aba bantu bakabakwiriye ijambo ry'ihumure. Hari n'abandi baba bari kurireba badamaraye. Rero Imana yarabasubije, bageze i Kanani aho Imana yabasezeranyaga, bameze neza, bari mu bisubizo. Nyambara baribagiwe, bamwe bibagiwe imihigo bagiranye n'Imana, bya bindi wavugaga. Abandi mbese bibagiwe Imana, bayiteye umugongo. Abo bantu nabo bakwiye gukeburwa. Ijambo ryahindura ubuzima kuri abo bantu ni irihe? Mu minota mike yadusigaranye, akira mikrofone. Hanyuma muri aya masa cyangwa se muri iyi minota mikeya dusigaranye yo kuvuga ikintu cyitwa ijambo ry'Imana. Ijambo n'ubuzima, ijambo niryo ryaturemye, ijambo niryo twongerera igihe cyo kubaho, kandi ijambo riraturuta. Hanyuma rero hari ijambo dusanga mu rwandiko rwa Luka igice cya mbere umurongo wa 39. Ni ijambo ryamfashije, ni ijambo rivuga ngo kugirirwa imbabazi n'Imana. Ntazagira umuntu babeshya Imana itakugiriye neza, cyangwa se Imana itakugarutseho ntacyo umwana w'umuntu yagufasha. Ni ijambo riri igice cya mbere umurongo wa 39. Titiri iravuga ngo Mariya ajya gusura Elizabeti ashima Imana. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'urukiga mu mudugudu wa Yuda. Yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Hanyuma twihuse, ni ijambo riri n'ubundi muri Luka igice cya 77 rivuga ngo nuko menyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo, kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, akawumurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Hanyuma igice cya 80 kiratubwiye ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekaniweho Abisiraheli. Hanyuma rero iri jambo ni ijambo rikubiyemo ibintu byinshi, ariko ngiye kwigisha ijambo bita imbabazi. Ni ijambo rivuga ngo Mariya ajya kureba Elizabeti, barahuye baramenyana, kandi bose ngira ngo hari icyo bari bafite. Ari Mariya yari afite nibwo yari atwite umwami Yesu. Elizabeti nawe akimara ngo kumuramutsa, cyangwa se bamakimara kumuramukanya, yumva umwana arisimbye, cyangwa se hari uko byagenze, aravuga ngo urahiriwe, kubera ko yumwumvisemo ikindi kintu. Hanyuma ndifuza umuntu wese uzakurikirana kino kiganiro
wumve ngo yaba ari mu Rwanda yaba ari mu mahanga, ndabifuriza guhura n'imbabazi z'Imana. Hanyuma igice cya 80 kiravuga ngo nuko umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Mu yandi magambo, ndakwifuriza kugwiza imbaraga z'umutima muri iki gihe, mu bihe ugezemo, mu bihe bikugerageza, mu bihe bikurwanya, mu gihe wumva wacitse intege, wumve ko Yesu ashoboye, wumve ko Yesu afite imbaraga. Wowe urwaye uri mu bitaro hirya no hino, abari mu bihugu byo hanze, abari za Belgique, abari za Europe, bakunze bakundaga kunkurikirana ku Mpanuro TV, nagira ngo mbabwire ngo ndi abazakurikirana kino kiganiro, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wumve ngo aba ari umunsi wawe wo kugwiza imbaraga z'umutima. Imbabazi z'Imana wumve ko zikuriho, wumve ko imbabazi z'Imana zigomba kukubyutsa aho waryamye, ibyo ubona bikugoye, wowe wabuze ibyangombwa, wumve ko imbabazi z'Imana zikuriho. Imana nta kidashoboye, Imana nta kidatanga. Yesu ajya atanga ubuzima, Yesu ajya yongera iminsi yo kubaho, Yesu ajya akiza indwara zikomeye. Imbabazi z'Imana iyo zageze ku muntu, umuntu arakira agahinduka. Yesu ajya atanga urubyaro, Yesu ajya akiza indwara zikomeye, akakiza za kanseri. Imana imbabazi zaje. Ijambo riratubwiye ngo abantu baramenyanye, bamenyanye kubw'ubumwe, bamenyanye kuko hari umwe yumvagamo ikindi kintu kidasanzwe. Bakimara kuhoberana, nubwo Elizabeth yamubwiye ngo urahiriwe, impamvu yamubwiye ngo urahiriwe, yumvaga hari undi muntu udasanzwe uri muri we, yumvaga hari izindi mbaraga yari afite. Nawe wumve ko uhiriwe, ndakwifuriza imbaraga z'Imana kandi ukazinjira muri Noheri n'ubunani, wumve ko hari ikindi kintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Ndakwifuriza imbabazi z'Imana, uzinjire muri 2025 uri umuntu udasanzwe, uzinjire muri 2025 hari ibintu bishyashya winjiranye muri 2025. Wumve ko hari ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwawe, uvuye muri 2024 winjiye muri 2025. Ibyo utaboneye muri 2024 wumve ko uzabibonera muri 2025. 24 nta kintu wabonye, ariko Imana irashaka kugusingiriza ibishya. Ariko icyo usabwa ni iki? Ni ugukiranuka, ni ugutinya icyaha n'igisa nacyo, ukirinda igomwa, ukumva ko Yesu akunda ahantu atura, akunda ikibanza kitanduye, akunda ikibanza kitari mu ibyaha. Umutima wawe umuharire, ubwire Yesu uyu mugoroba, umubwire ngo Uwiteka ni wewe wenyine nshururira, ni wewe mpanze amaso. Dawudi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose, ngo wazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Arangije abango ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri n'igihome kinkingira. Arongera ageze ku murongo wa 14 aravuga ngo kuko wankunze akaramata, icyo nicyo nzagukiriza, nzagushyira hejuru ko wamenye izina ryanjye, uzanyambaza nanjye nkwitabe. Uyu mugoroba ndakwifuriza ko hari umuntu ushobora kubwira none akaba yakumva, ukumva yuko none imbabazi z'Imana zaje ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Aho uri hirya no hino, ndakwifuriza ko imbabazi z'Imana zikugeraho mu izina rya Yesu. Abari muri Canada, abari muri Amerika, abari mu bihugu bitandukanye, abari muri France, wumve yuko imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwawe. Abari mu Rwanda, ndabifuriza guhura n'Imana, ndabifuriza guhura n'imbabazi z'Imana ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Ndabifuriza kandi kubona ibyo mutigeze mubona muri uyu mwaka, mwinjire muri 2025 muri abantu badasanzwe ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Gusa icyo Imana ikunda umutima umenetse, ikunda umuntu ukiranuka, ikunda umuntu utinya icyaha n'igisa nacyo. Rero mwiyambure igomwa, ubundi mwinjire mu mugambi Imana yabateguriye mu izina rya Yesu. Rero numvaga icyari cy'Imana yashyize ku mutima wanjye, ndabifuriza ineza y'Imana, ndabifuriza imbabazi z'Imana, ndabifuriza amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana ni magari. Ndabifuriza kuba ibyo mwabuze Imana ibahuze mu izina rya Yesu. Kandi ndabwira umuntu umaranye igihe uburwayi, ububwira ngo waburwayi uhunge, kuko imbabazi z'Imana zaje ku buzima bwanjye. Ubwira Imana ngo
ndumva ashaka kunyiyereka kurenza uko wari usanzwe unyiyereka. Uhamagara imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, imbabazi z'Imana zirakwegereye kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Ndavugana n'abantu bagiye bari mu bitaro bitandukanye, mwumve ko imbabazi z'Imana zigomba kubabyutsa aho muryamye, aho mubabariye. Ndabwira abamama niba bakunze kugira ibikomere bitandukanye, muhumure, Yesu aracyomora imitima. Ndavugana n'abagabo nabo bajya bahura n'ibikomere, muhumure, Yesu aracyatanga ibipfuko bihwanye n'ibikomere ufite. Wumve ko Yesu nimba utarabigizemo uruhare, wumve ko Imana izakomora mu izina rya Yesu. Rero nicyo nari mfite cyari kindi ku mutima, ineza y'Imana ibane namwe. Ndabifuriza imbabazi z'Imana, ndabifuriza ubuntu bw'Imana, amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu, Imana itajya ibura uko ibigenza, Imana Jehova Jire, Imana Jehova Rafa, Imana Jehova Shalom, iri jambo nigishije rigenda rikore ku mitima ya benshi, kandi unyemerere Mwami Imana umanura imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Abari mu bihugu bitandukanye, abari mu bihugu by'Ubufaransa, abari za Suwede, abari mu Bubiligi, abari Canada na Amerika, abari mu Rwanda, sengeye abamama, sengeye abapapa, sengeye urubyiruko mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zibatwikire, ubuntu bwawe bubatwikire, kandi unyemerere imbabazi zawe zibatwikire, kandi buri muntu wese Uwiteka ni wowe Mana ijya imenya ibikomere byabo, ni wowe Mana izi ibibabaje, ni wowe uzi ibibaruhije. Ubagirire neza, ubaramburire ukuboko. Urakoze Uwiteka kuko uri Imana yumva gusenga. Bafate amaboko bakomeze, ubinjize muri 2025, ubinjiza muri Kanani yabo. Urakoze Mwungeri mwiza kuko hari benshi ugiye gukiza. Senze mbyizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen, amen. Murakoze cyane kuba muduhaye umwanya wanyu mukatuganiriza. Imana ibaho umugisha. Ushaka nimero z'uyu mubyeyi ngizo zanditse aho ngaho ku kiganiro, ushaka kugira ibyo umusobanuza, kumuvugisha n'ibindi, Imana ibaho umugisha cyane. Amen, amen.